Reka nongere ngo ikazeho dukurikiye aho uherereye hose, nizere yuko umeze neza. Iyi ni The Crisis2022, ngewe nitwa JC nk'ibisanzwe. Hanyuma muri iyi minsi nk'uko mubimenyereye, dufite ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bihanitse ndetse n'ibura rya bimwe na bimwe mu byo twari dukeneye, cyangwa se mu biribwa bimwe na bimwe bikagenda bibura, ibihari nabyo bigahenda bikazamuka hejuru. Benshi bari kubyitiranya n'ukuba ari intambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gutuma ibiciro bizamuka hejuru cyane, ku buryo kuri ubu ngubu bamwe bataje kwibaza bati se ibintu bizarangira gute, se bizagarukira hehe, haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu ntawe udafite icyo kibazo cy'ibiciro biri kuzamuka hejuru cyane. Hanyuma nakomeje kugenda mbona mu bitangazamakuru bitandukanye abaturage bakomeza bakuvuga ati intambara y'Uburusiya na Ukraine ni iri gutuma ibiciro bizamuka hejuru cyane, yuko wenda twari tumenyereye ubundi izamuka ry'ibiciro ryahereye ku isukari, amavuta yo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku, amasabune n'ibiki byose. Ariko noneho ntago ariko bimeze, noneho ibintu byose byarazamutse, ukibaza se ibi bintu ubundi wanamunganira w'abo bantu bizarangira gute, bizagarukira hehe, cyangwa se niyo ntambara nyine iri kubitera. Uri kugenda wabaza ahantu wenda mu cyaro gutyo, wakwibariza nk'umuntu ati ese iki gitoki nanga, ati ibitoki birahenze, byarazamutse. Ukibaza se uyu muntu nawe iyo ntambara ya Ukraine n'Uburusiya irimo iramukoraho, iri gutuma nawe ibintu bimuzamuka, ari n'ibyiwe mu gihugu mo imbere mo hagati akavuga ati byarahenze. Ukibaza none ibintu wihingira uburyo bihenda, uvuga ngo ni intambara y'Uburusiya na Ukraine, ibintu birakaze kwe. Hanyuma nk'uko mwagiye mubibona, wenda duhereye hano iwacu ibiciro byaragiye birazamuka hejuru cyane, birajya ku buryo n'umuntu ujya kugura sositomate cyangwa se salisa uba usanga bimuhagarara hafi 400, kandi ubundi twari tumenyereye kukagura kuri 200-250 bitewe n'ahantu. Ariko uyu munsi ugasanga urajya kugura amavuta ukitwaza hafi 2000 cyangwa 2500 ari agapipiri gatoya. Urumva benshi bahita bimagina yuko wenda iyo ntambara koko yaba iri gutuma ibyo bintu bihenda, ku buryo wenda niba wajya aho wacaga ujya kugura cyangwa utumiza izo produit, wenda nk'isukari uyu munsi ikiro kirahenze cyane, nta kirimo kiragura umugabo kigasiba undi, bitewe wenda nuko abantu bari kubyumva ni intambara nyine, niyo ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ariko ku bitangazamakuru bitandukanye, minisitiri w'inganda n'ubucuruzi yabisobanuye neza yuko ikintu cyaba kiri kubitera mu by'ukuri atari iyo ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nk'uko benshi bari kubivuga cyangwa bari kubyumva, ahubwo yuko ari uko inganda zimwe na zimwe zitunganya yaba isukari cyane cyane niyo yahereyeho, kuko muri iyi minsi y'imvura ngo inganda nyinshi ngo ziri gukora amasuku, ubwo rero akaba ariyo mpamvu ngo isukari iri kuza ari nke. Hanyuma ariko yatanze igisubizo kizima yuko bagiye gukora uko bashoboye bagashakisha ibindi bihugu cyangwa hafi aho ngaho, ku buryo ikibazo cy'isukari kibanza kigakemuka, n'ibindi bizagenda bikemuka buke buke. Abantu rero baravuga yuko ibi ari impamvu z'intambara y'Uburusiya na Ukraine, bigatuma n'ibindi bicuruzwa nabyo bigenda bizamukiramo bihenda, ngo ni intambara, ngo ni amakimbirane y'Uburusiya na Ukraine. Ntago ari byo gusa, ntago ari byo bavuze ko kimwe muri byo ku isukari cyane cyane ntavuze neza yuko ari inganda ziri gutunganya, ziri gukora amasuku. Yes, kora subscribe kuri The Crisis2022, ngewe nitwa JC. Ibiganiro nakagaruka, nizere yuko umeze neza cyane, weekend ikomeje kukuryohera. Ngewe nitwa JC.